Hello, nongeye kubaha ikaze cyane. Uyu munsi nabateguriye ibintu bitanu ushobora kwitondera cyangwa ushobora kumenya mbere yuko winjira mu rukundo. The first one is reba niba uwo muntu akubaha kandi yumva ibitekerezo byawe. Buriya umuntu ukubaha akumva ibitekerezo byawe ndetse mukajya n'inama, uwo muntu haba hari amahirwe 100% yuko mwarambana. Ikindi cya kabiri, ntukihutire kumenya umuntu utabasha kumenya neza imyitwarire ye. Buriya gukunda umuntu utazi neza imyitwarire ye bishobora kukurisika ko urukundo rwawe uzababara ndetse ukabasha kuba nta kintu kigaragara wagezeho, ahubwo bikarangira wicuza. Ikintu cya gatatu, irinde umuntu ugushyiraho pressure yo gukora ikintu utateguye. Kamwe umuntu niba abasha sinzi ukuntu nabivuga, akagufosinga mu kantu gatoya utagateguye, haba hari risike yuko hari ikintu ushobora kugeramo cyangwa igihe runaka ugasanga uwo muntu arakwigaramye bitewe n'uko yagukoresheje. Ikintu cya gatatu, buriya ikintu cyitwa communication ni ingenzi cyane. Igihe uri mu rukundo ikintu cyitwa communication cyangwa ugiye kujya mu rukundo, communication ni ingenzi. Niba umuntu atabashije kukwereka yuko akwitayeho, ashobora no kukwereka ko akwitayeho, ariko maybe akarimita akakubwira ngo mfite akazi, ngenza njya guhamagara amasaha aya n'aya. Buriya uwo muntu aba akuri misi, nta nubwo uba wisanzuye ko ibintu byose murimo muvugana yabisizeho umutima. Ikindi cya kane, ntukitiranye attention n'urukundo nyarwo. Hari igihe umuntu akwereka attention akavuga uriya muntu ashobora kuba yankunze ntitwaye tubyitiranye. Rero mbere y'uko ujya mu rukundo sobanukirwa, ese uriya muntu na attention ye ariko nyereka cyangwa n'urukundo rwa nyarwo. Ikintu cya gatanu ari nacyo cy'ingenzi, fata igihe. Ubundi relationship nziza umuntu agomba gushyiramo igihe. Hahandi muzigana ukamenya akunda iki, ateye ate, ibintu nk'ibyo nyine. Ese niki yishimira? Ibyo bintu nubikora ndizera neza ko rwose urukundo rwawe ruzaramba kandi ruzagera kure. Ciao.